Tubaha ikaze uri kumwe nanjye Dani. Iyo ni kiriziya imwe tugiye gusubiza ikibazo twabajijwe n'umuvandimwe aho yagize ati ese gushyingura gikristo umuntu wapfuye yiyahuye kiliziya irabyemera? Iki ni ikibazo gikomeye kandi cy'ingenzi mu nyigisho za kiliziya gatolika. Kera uwiyahuye nta misa y'abapfuye n'ishyingurwa rya kristo yahabwaga, byafatwaga nk'uko yishe ubwe atsinze itegeko ry'Imana rivuga ngo ntuzice, mu Kamisiri umutwe wa 20:3. Ariko ubu kiliziya isobanura neza ko umuntu ushobora kwiyahura atari buri gihe aba abikoze ku bushake bwuzuye cyangwa mu bwenge bwuzuye, hari ubwo biterwa n'indwara z'umutima, agahinda kenshi cyangwa ihungabana riremereye. Kubw'iyo mpamvu kiliziya yemera kumushyingura mu buryo bwa gikristo, kuko ishingira ku buntu bw'Imana n'icyizere cy'uko ashobora kuba atabikoze mu bushake bwo kwigomeka ku Mana, ahubwo ari ingaruka y'uburwayi cyangwa ibibazo bikomeye. Katechisme ya kiliziya gatolika ivuga iti ntitugomba gucira urubanza rw'iteka abantu biyahuye cyangwa se biyambuye ubuzima bwabo. Imana ishobora kubaha uburyo bwo kwihana bidasanzwe, irayisenga ku bw'abiyahuye. Ariko icy'ingenzi, ubu kiliziya yemera gushyingura mu buryo bwa gikristo umuntu wiyahuye, keretse habaye impamvu ikomeye igaragaza ko koko yabikoze agamije kwigomeka ku Mana mu bushake bwuzuye. Ibyo bigaragaza ko kiliziya yagiye yegera imbabazi n'ubuntu bw'Imana kurusha guca imanza zitaboneye. Mugire amahoro y'Imana.